Claire yasigaye avuga ati ariko mana yanjye ubu kuko kubera icyo ari njye umuntu uba mu buzima bumeze gutya kuko ubuse nzabaho nihisha mu gihugu cyanjye, nzabaho nihisha kuko mu buzima bwanjye ntabwo nigeze niga, ariko uriya mugore kuko anziza iki? Uriya mugore n'irihe kosa namukoreye ituma ashaka kunyica? Basi iyo mitungo yayifashe ko ntazigera ngerageza kumuburanya, basi akanyehera ubuzima nkabaho nkisanzura nk'abandi bakobwa koko. Ubu reba ubwangavu bwanjye, gukura kubyiruka kwanjye ngiye kubimara neza neza mu bihome meze nk'umuntu ufunze. Niba ntari gukubitwa ndafunze, niba ntari mana wankijije koko ibintu. Ariko nizeye Paul na muganga bazamfasha ibi bintu, ibi bihe bazabinkuramo ndabyizeye. Paul ndamukunda kandi nawe arabizi ko mukunda. Ubwo nyine yahoraga mu maganya menshi, urabyumva ukuntu ibintu byabaga bimumereye. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Ep Media. Njyewe wumva nitwa Tiyunsanze. Mbanje kukwiseguraho rero aho uherereye hose. Mbanje kukwiseguraho bitewe n'ukuntu ndi kuvuga, urabyumva yuko amagripe yabaye amagripe, ibintu bimeze nabi, ntabwo ijwi rimeze neza. Ariko mbanje kugusuhuza, mbanje kubatera rwose peace ndetse na yambi ku bantu rwose tudaherukanye ahangaha kuri Ep Media. Mwari mwarambuze, yego nanjye nari mbakumbuye cyane ndetse cyane. Comment zanyu zose nagiye nzibona, narazisomye, ariko ntago byabiri kunkundira ko nakora inkuru nyine. Ariko ubu ngubu nagarutse ndaje ngo dukore inkuru, ndaje ngo twishime twongere tumere neza hano kuri Ep Media. Rwose ndagushimiye wowe ukomeje gukora subscribe, wewe utaracitse intege kandi ugakomeza kumva izi nkuru ziriho, cyane cyane inkuru nyine tugezeho y'uruhererekane yitwa Intsinzi n'amarira cyangwa se Intsinzi mu marira. Ndagushimiye rero kandi nongeye nyine kukubwira nti nagarutse rwose. Irijwi nyine niba utarikunze I'm so sorry about it, ariko nyine nta kundi byagenda. Nakomeje kubona yuko ndetse gukora byaba ari bibi, cyangwa se nakomeje kubaha iki gice cya kane nk'uko mwakomeje mukinsaba. Rero ahantu uherereye hose mu majyepfo, mu majyaruguru, ndagusuhuje. Umuntu uri burengerazuba, umuntu uri burasirazuba, muri muki wa Kigali, mwese ndabasuhuje kandi nyine wimve mwikaze. Abantu murwaye nkanjye ndetse n'abarwayi birenze ibyo nge ndwaye, nge ni gripe urabyumva, ariko hari ababa barakundusha bari mu bitaro, bari kwa muganga hatandukanye, ubuzima bumeze nabi, bakoze impanuka. Imana iborohereze n'ukuri, ibarinde kandi ibashe kubaha umugisha wo gukira, yewe no kwihanganira ibyo muri gucamo. Kandi nyine Imana ndabizi kuri bubikore, ndabasengera rwose kandi mbasengera buri munsi, cyane cyane abankurikira hano kuri Ep Media cyangwa se abakoze subscribe. Mbashyira imbere y'Imana kubera ko niyo ishobora byose, mu kwizera ibintu byose burya birashoboka. Rero nkaba nanone nsuhuje abantu bo mu bihugu duturanye, mpereye ku Burundi rwose ndabasuhuje cyane. Abari Bujumbura, abari Gitega, abari ahantu hose muri ndabasuhuje. Nsuhuje kandi abantu bari Tanzania, abantu bari Uganda, abantu bari Kenya, abantu bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bose bumva ikinyarwanda bari ku isi hose ndabasuhuje. Ntabwo nshaka gutinda mu byo gusuhuza, nuko ubwo mba mbakumbuye nyine, ariko nyine urumva karagaciyemo. Sasa rero ku bantu twatangiranye inkuru, iki gice tugiye gukora ni igice cya kane, nicyo tugiye gukurikira. Nicyo nyine kigezweho. Abumvise igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, iki ni igice cya kane. Abayikurikiye neza barabasha kumva kandi mu buryo biboroheye, bashire n'amatsiko y'uko ibintu byari bimeze. Murabyibuka neza rero twihuse ko inkuru ahantu yarugeze, cyangwa se igice cya gatatu ahantu cyarangiriye, Gaston ndetse n'umukobwa witwa Divine bari bamaze kuba intere, bari bamaye intere, baraye bagenda amanywa nijoro, bari guhunga abantu bari kubahiga bo mu ifamu, hahandi nyine hakorerwaga imirimo y'uburetwa nyine, hamwe Gaston yari ahagarariye, ndetse yewe na Claire yakoraga wa mwana w'umukobwa. Ubu ngubu bufite ahantu ari Dr Silas yamujyanye, naho turaza kubigeraho nyine. Uribuka ko Gaston yari avuye aho bari baryamye, cyangwa se aho bari bihishe mu gihuru hafi na rya vuriro rishaje ryo kwa Dr Silas.
agiye nyine kuzana amazi cyangwa uburyo yabona amazi, agiye gushaka uburyo yabona amazi ngo asomeze kuri Divine byibura arebe ko yakongera guhumeka cyangwa se agatora akabaraga yari yarambaraye yabaye intere byuzuye cyane. Uribuka rero ko yagiye ariko agahita yumva imbwa ndetse zinahingutse ku marembo y'ibitaro, agahita asubira inyuma mu gihuru cyane ko bari kubahiga, bari baraye babahiga. Aho ngaho rero nibo bari bageze bari kubahiga ba Balthazar ndetse n'izindi ngabo, yewe n'abandi bacungaga umutekano muri cya kigo cy'ifamu cya wa mugore witwa Virginie ariwe mama nyine wa Paul. Abantu barambwiye ngo nsobanura ibintu nkabitindaho, ariko impamvu mbitindaho nuko mba ngira ngo basi mu byumve, sorry karagaciyemo. Inkuru yarakomeje rero, urumva ko ubuzima nyine bwa Gaston ndetse we n'ubuzima bwa Divine cyane cyane bwari mu kaga katabaho. Gaston rero yahise asubira inyuma agezemo abona n'ubundi nta kintu ari kuramira, ariko nanone kugenda agakomeza kwiyerekana, abantu bari aho bose bari buhite bamubona, imbwa ziri buhite zimuhiga zikababona zikabavumbura. Yabonye yuko nta yandi mahitamo uretse kuba aretse, maze Imana akaba ari ikemura cyangwa se Imana igacura urwiciye cyangwa se igacura urubanza iciye kuri Divine ku buzima bwa Divine, kuko ntabwo yari afite uburyo yamurengera maze ngo bagume ari bazima n'ubundi. Uribuka ko Virginie yari yategetse ko umuntu ubona abo bantu ari burase mu cyico cyangwa se ari buhite abakura mu buzima nyine cyangwa mu mubiri. Ubwo ngubwo ukuntu byagenze rero nyine ziri kumoka cyane, ubwo urumva imbwa zahise zizenguruka nyine ziza bazifite ariko ziri kureba, ariko nyine ari n'abantu benshi barenga hafi 8 bari gushakisha kandi bose bafite imbwa. Dr Silas rero uribuka neza ko hanze hari haparitse imodoka ya Paul kandi Balthazar yari ayizi. Urabizi ko Balthazar yari umuyobozi, nabo bari kumwe bose bari bashinzwe umutekano. Imodoka yari igiparitse rero handi kwa muganga. Uribuka ko bavuye kwa muganga dogiteri akamubwira ko bagomba kugenda mu modoka ye kubera imodoka ya Paul nyine yari izwi ko bari buhite bayimenya, bakibaza aho agiye igihe bari bagiye kureba avoka nyine Antoinette cyangwa Claire. Rero imodoka yari igiparitse, Paul yari ataraza kuyifata kubera kurumva ibibazo byari byapfutse, ibintu byabaye agatogo. Rero baraje maze bahageze nyine Dr ahita asohoka arababwira ati bimeze bite, maze Balthazar urabizi ko yari umugabo utagira impuhwe, yari umugabo w'igihaha, aramubwira ati umva muze, turi gushaka abantu batorotse ahantu kandi ni mu bikorwa bya leta, rero uratwemerera dusakiri vuriro, uratwemerera dusaka ibi bitaro n'izi mbwa zacu kubera ko nyine niyo mategeko dufite. Dr Silas yari azi ibintu byose bijya mbere, yari abizi ko hari abantu bacitse ariko atazi neza ngo ibintu bimeze bite, yumvaga nyine ari uko abantu bavuga. Maze aramubwira ati none se murumva yuko mwazana imbwa mu bitaro abantu barwariyemo? Niko wa mugabo we, nubwo yaba ari leta yagutumye, nubwo bari abashinzwe umutekano bahe, urumva bakinjiza imbwa mu bitaro biryamyemo indembe? Oya, ntago mbemerera, ntago nshobora gutuma mwinjira mwinjizamo n'izo mbwa ngo muje gusaka, ntabwo mbyemera rwose. Ikintu gihari nabemerera nuko abantu bashobora kuza bagasaka bamwe muri mwe, ariko ntabwo nemerera ko hari ibindi biremwa bijya gusaka bitari mwebwe abantu, ntago ndi bubyemere kubera ko abantu barwariyemo hariya bari muri condition ziri critique. Rero imbwa ishobora kumokera mu bitaro ugasanga bibaye ikibazo. Balthazar insistinga cyangwa se arahatiriza, ariko muzehe arabyanga, kandi muzehe nyine urumva niwe wari ufite mu nshingano ibitaro, ntago byari gukunda nyine nubwo yari gukangata bingana iki. Kandi wibuke ko ibi bintu bari barimo n'ubundi leta itari ibizi, nuko abantu bari hari mu cyaro nyine bifatiye mu hari amashyamba n'ibiki mu giturage cyahoze ari umujyi wa kera cyane, ariko ubundi ntabwo byari byemeye ibintu bari barimo. Rero nibwo Balthazar nyine yahise afata umwanzuro wo kohereza abasore 3 nawe nyine barinjirana, maze abohereza mu bice bitandukanye by'ivuriro nyine kugira ngo basake umuntu witwa Gaston, umuntu witwa Claire ndetse yewe n'umuntu witwa Divine. Wibuke yuko bari bazi ko Claire nawe yacikanye nabo, ntibari bazi ko Claire amaze hafi ibyumweru bingahe ataba mu kigo cyabo. Mu gihe bakiri aho bahagaze bamwe, Paul yarahingutse, byari bigeze mu masaha ya 8, Paul ahahingutse abona abantu barimbwa, hari abashinzwe umutekano wo ku kigo cy'ifamu yabo, ubona ibintu ntabwo bimeze neza. Ahita yumva nyine yuko wenda
ari abantu bashobora kuba bacikiye ku bitaro cyangwa se Gaston ndetse na Divine bashobora kuba bacikiye aho ngaho bakaba baje kubahiga. Gusa nyine Paul yari umuntu wihagararaho akaba karume kandi mu bintu byose akora ko butakeka ko ari we uri inyuma y'ibintu byose byari biri kuba mu ifamu cyane cyane byo gucika kw'abakozi nyine ndetse n'umukoresha witwa Gaston. Ubwo Paul mu mwana nyine wari ukiri muto mu myaka 22 nyine urumva yari akiri muto ariko yiyubashye, yambara amashati, yambara tebeza, yambara inkweto z'insirimu z'abayobozi, yambara karuvati, yari umwana wo mu bakire ndetse we mu baherwe. Urumva ko yari yiyubashye cyane. Yarahageze rero ukuntu yari karume, yari muremure, yiyubashye nyine, abo bose urumva yarabayoboraga, uretse na Balthazar wari uje abahagarariye, yayoboraga n'uhagarariye Balthazar ari we Leonidas wari wasigaye mu kigo nyine, wari uhagarariye nyine famu yabo. Noneho rero arabwira abo barinzi, arababwira ati muri gukora iki hano? Abarinzi baramubwira ati tuje gushaka umusore witwa Gaston ndetse n'abakobwa babiri bacitse mu kigo b'abakozi, nibo turi guhiga, twaraye tubahiga ijoro ryose. Noneho hahita hasohoka Dr nyine Silas aramubwira ati aba bantu rero sinzi ikintu bari gushaka, ngo ni abantu boherejwe na leta ngo baje guhiga, ngo sinzi ibintu bari guhiga. Ubwo ngubwo urabizi yuko Dr Silas ntabwo abo bari aho bari bazi ko aziranye na Paul nyine bigiye, kuko uribuka cyagiye bari gucika nyine ntago bo bari kumwe, uretse abarinzi ubundi ba Virginie cyangwa se ba nyina wa Paul cyangwa mukase nibo bari bazi ko Paul ndetse n'uwo musaza bashobora kuba baziranye, uretse ko Paul nawe yari yadefanze ko uwo musaza nyine ari umukomisiyoneri uri kugerageza kumwereka cyangwa se kumugeza mu nzu ku mazu nyine ari mu kindi gihugu bari baturanye, kugira ngo abone ukuntu nyine abasha kugira kubona inzu y'inzozi ze ashaka kuzubaka. Gusa ibyo byose byari ibinyoma, kwari ukwiregura kuri mama we Virginie utarajyaga imbizi n'abantu bose bashobora kubangamira bizinesi ye nyine y'ubwicanyi ndetse n'uburetwa. Ubwo ngubwo rero abantu bari aho urumva ntabwo bari bazi Dr Silas, uretse ko bari bamusanze aho nyine nawe yitwara neza nkaho atazi ko Paul hari ahuriye n'abo bantu. Aramubwira ati wa mugabo we, aba bantu ngo boherejwe na leta, bazanye imbwa ngo baje gusaka ibitaro birimo indembe, birimo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, birimo abantu bameze nabi, birimo ababyeyi babyaye, birimo impinja, birimo none ngo baze ngo gusaka mu bitaro, ngo sinzi ngo abantu ngo bari guhiga ngo bacitse, ngo sinzi ngo niba ari muri leta mu kigo cya leta. Nibyo bintu bari kumbwira. Ubwo mu kumubwira ibyo ngibyo Gaston yari akiri kureba, ariko rwose Divine icyizere kuri Gaston cyari cyamaze kurangira. Gaston ari kubona Divine yapfuye, yabuze ikintu afata n'icyo areka ngo arengere ubuzima bwa Divine bwari buri habi, kandi no yatera intambwe imwe imbwa zari guhita zimoka zikamubona, yewe niyo agerageza kugenda abo bantu bose bari guhita bamubona kuko abarinzi bo bari banamuzi. Ubwo ngubwo yasabwe kuguma aho ngaho, imbwa zo zari zagumishijwe aho zari ziri ngo zidakanga abarwayi nyine muzehe. Dr Silas yari yakaniye cyane. Ubwo mu gihe bakiri kujujura nibwo Balthazar nyine yasohokanye na ba basore batatu, babuze ikintu nyine, babuze umuntu n'umwe, babuze uko babigenza. Barasohotse nyine bariko basanga Paul ari hanze ari kumwe na Dr Silas, bari kumwe n'aba barinzi bari basigaye hanze b'abasore batatu b'ibigango nyine, urabizi ko bari bameze nk'inkone neza nta mikino bagiraga. Maze rero Paul ahindukiye abona Balthazar, amureba ati Balthazar bite? Balthazar aramubwira ati ni sawa boss. Ati none uri gukora iki aha ngaha? Ni imbwa ngo muri gusaka, mugira ubwenge? Ubundi muza gusaka ahantu harwariye abarwayi b'indembe, abana bavutse, ababyeyi bari kuko kubera iki mudakora ibintu uko bikwiye kuba byakorwa? Ubu aha ngaha niho waje mufate inzira musubireyo. Balthazar aramubwira ati ariko rero twabwiwe yuko nyine mabuja tubwiye ko ibintu byose tubikora nta gitangira kandi tukageza ku mwanzuro nyine yaduhaye, kandi nawe ibintu urabizi. Paul ababwira tumva, ndakubwiye ngo ntabwo nshaka aha ngaha ko muguma aha ngaha, mufate inzira musubireyo mushakira ahandi. Ubu se mubona kuko umuntu yacika akaza aha ngaha mu bitaro se? Aha mu bitaro murabona ariho umuntu yacika, nta muntu ushobora gucikira aha ngaha mu bitaro. Yabaciye intege neza arababwira ati umva, nta muntu ushobora gucikira aha mu bitaro, mugende murebe mu bishanga hepfo, murebe mu mirima, n'abacitse ndakeka ntabwo bashobora gucika ngo bajye kure. Ntabwo bagiye kure kuko ahantu bagira hashobora kubarokora
ntabwo ari hano hafi, ari amashyamba ari hariya hakurya, iriya migezi, ibishanga ariho muhigira abantu. Nta muntu waza hano kwa muganga kubera azi ko nyine ariho mwahita muza. Mwebwe ntabwo mutekereza ngo mwumve ko ubu wowe ucitse wahita uza hano kwa muganga kuko baritaza. Mugende muhigira ahandi, ahangaha aramwegera amubwira ati ariko uzi ko ibintu dukora ari ibanga ryacu, wowe uraza kugaragaza mu bigo bifitanye isano n'abantu ba hafi na leta, uraza kugaragazamo igikorwa cyabaye iwacu. Subira nayo n'aba bakozi mugende. Kandi rero ni dasi ibintu yababwiye ntabwo njye mbishyigikiye, umubwire ko mu kanya nza kuvugana nawe kandi dufite inama mu kanya. Ubwo Paul yari umuntu uzi kwikaruma, ameze akigira umuntu ufite imyaka myinshi, agakanga ba Baritazari, kandi Baritazari yari umugabo rwose w'intarumikwa uri mu myaka hafi 45 rwose yaramukangaga. Ariko Baritazari nawe yari igicamuke, nta kintu cyamukanga. Cyakora yubahaga Paul kubera nyine yari umuhungu wa nyirabuja kandi ari we nyine ukuriye ibikorwa byose bya kampani nk'umusigire wa mama we. Ubwo ngubwo baramanutse nyine, maze bamaze kugenda Paul asigarana na dogiteri nyine aramubwira ati none se wowe ugeze ahangaha ute? Ati ngenzanye n'imodoka n'umukozi wo mu rugo yaranzanye nje kureba imodoka yanjye, ahubwo ibintu byakomeye. Ejo nari ndi mu nama neza ibintu bimeze nabi. Ati none se ubundi Claire ntabwo akirimo hano? Ati hoya, Claire se ntuzi ko namujyanye? Claire naramutwaye namukuye ahangaha, nanga ko ngiye baza kunsakuriza cyangwa bakagira ikimenyetso na kimwe bashobora kubona ahangaha. Ikindi nangaga nuko bashobora gutekereza kuzagaruka ahangaha baje kureba abantu, kandi ntabwo mbishaka nyine. Ntabwo nshaka ko bashobora gukeka ikintu na kimwe cy'ubufatanye bwanjye nawe. Urabona ko nuko nigaragaje nk'umuntu utakuzi, nawe wankundiye wigaragaza nk'umuntu utanze. Ni byiza rwose. Ubwo ngubwo rero bakomeje baganira, maze rero Paul aramubwira ati rero ngewe ubu ngubu ngiye kwihuta ntahe njye ku ifamu kubera ko nshaka gukorana inama na bariya bantu. Ndabona ibintu bigiye kumera nabi, kandi ubwo batangiye gukora ibintu bitari mu ubwenge babona banambuka bakagenda bakagera no mu mujyi, kuko bari abantu bameze nk'aho nyine igihugu ari icyabo kandi bazi ko ibintu dukora ari ibintu bitemewe. Nese ubundi ni ibiki ibintu mukore? Se sinabigusobanuriye. Ati ariko nzagusobanurira birenze, gusa nta mwanya ubu ngubu mfite. Mu gihe bakiri aho bumva ijwi rivuga biri guhamagara ati Paul. Umuntu uri guhamagara Paul nindi. Ubwo yavugaga gakeya, ariko nanone avuga nyine yumvikanisha ko ashaka ko ari Paul na dogiteri nyine bamenya ko ari aho, kuko ntiyakekaga ko ba Baritazari bageze kure. Uwo nta wundi yari Gaston, wari ufite umukobwa warambaraye yamuhweranye nyine, cyangwa se yabuze umwuka, ameze nk'umuntu nyine, ameze nk'uwagiye muri koma, atazi gusa kuko ariko kagitera, ariko ubuzima bwo bumeze nk'ubwarangiye. Uwo nta wundi yari Divine, wari umaze hafi iminsi 2 atarya atanywa n'amazi, babuze uburyo bayabona. Bakiri aho ngaho Paul yakomeje kumva umuntu usa nk'uri guhamagara izina rye, abwira dogita ariko uwo si umuntu? Ati uwuhese? Dogita we ntiyari yanabyumvise. Bongera barumva ngo Paul. Bahita bagenda bajya inyuma y'aho bitaro, hari mu gihuru nyine hirengeyeho, mu nyuma ya fence cyangwa se uruzitiro rw'ibitaro, maze babona umuntu uri kuzana ukuboko ariko adashaka kugaragara. Bahise bazenguruka babona ni Gaston ari kumwe n'umukobwa. Nyine Paul niwe wahise abona ari Gaston ari kumwe n'umukobwa Divine ariko yarambaraye nyine, we ameze nk'umuntu uri muri koma. Ubwo Paul yahise abwira dogiteri ati aba ni ba bantu bari kubura, timufasha rwose. Ti Gaston, ti Paul, ti Gaston muri ahangaha? Ati mbega amahirwe, bari kubahiga ahantu hose, bari kubahigisha imwe ngaha, bari kubahiga, barashaka kubica. Mama yavuze ko bafata ari buhita bica, nta kintu cyo kwirirwa baza. Ubwo rero muze. Ubwo Gaston we yari agifite akabaraga nyine gake, gusa umukobwa Divine we yari yarambaraye ameze nyine nk'uwapfuye nyine nk'uko nabikubwiye. Noneho bahita nyine baterura Divine, Gaston nawe nyine aragenda yiteruza cyangwa se akimbagira nyine, agenda
nk'udafite imbaraga, urumva nawe yari ameze nabi cyane, agenda acumbagira maze binjira mu bitaro. Neza neza nko guhumbya, dogiteri yahise abinjiza ahita atera serumu, amaserumu nyine divine, ahita nyine amwitaho ndetse na Paul bagerageza kubitaho cyane ko Gaston we yageze mu nzu yikubita hasi, nawe nta kabaraga nawe yari afite. Bahita babaha amazi, bahita babarebera ibitanda, bahita babashyiraho, maze dogiteri ahita ahamagara n'abandi baforomo babitaho ku rwego rwo hejuru, maze Paul asezeranya dogiteri ko nta muntu ari buze gutuma yongera kugaruka aho ngaho nubwo mama we yategeka ngo bahaze ku bitaro. Ubwo Paul yahise abwira dogiteri ati ngende rero ndagiye, ndagerageza rwose nkora uko nshoboye ntagire umuntu uzahadura, aba bana bameze nabi, abantu bameze nabi rwose. Nubwo yitaga abana ariko Gaston yari mukuru rwose, yari umusore uruta Paul, nuko Paul nyine yari umuyobozi, yaranakuze nyine, yari umwana wo mu baherwe. Nuvuga ngo icyahise gikurikiraho rero, Paul yahise abwira dogiteri ati ndagiye njyewe, ngiye ku ifamu, nta nubwo nyura mu rugo, ubu ngubu ngiyeyo, ngiye gukorana inama na bariya bantu, ndabona ibi bintu byaza kudukoraho cyangwa se bikagira ikintu cy'ikosa ziza kuba, kandi ntabwo nyine ryasiga abantu uko bikwiye kuba bimeze. Baryama nyine aho ngaho mu bitaro, dogiteri agerageza uko ashoboye kose, abatera amaserumu, abitaho, akora mbese ibishoboka byose, cyane ko nyine urumva yahise amenya ko ari ba bandi baba bari kuvuga mu gihe cyari mu minsi 2 yari ishize ko bacitse nyine bari guhigwa. Nta kindi cyakurikiyeho, Paul yahise akatira nyine ku ifamu. Ageze ku ifamu yahise atumiza inama y'abashinzwe umutekano bose, urumva byari bitangiye kuba nimugoroba nyine, ahise atumiza inama, ahita ahamagaza nyine abantu, aba Leonidas. Urabizi ko hari hashize iminsi 2 habaye indi nama yari yakoreshejwe na mama we wari umaze hafi imyaka 2 atagaruka ku ifamu, maze ahita bakoresha inama bose y'igitaraganya yo kugira ngo abaganirize, kuko yabonaga ibintu bari gukora nyine bashobora kwiraburiza cyangwa bagakora amakosa na mama wabo atapanze cyangwa atatekerezaga ko yagerwaho. Noneho rero bamaze guterana, ubwo urumva nyine ni abakozi bahagarariwe na Leonidas na Balthazar wari ushinzwe ibijyanye n'umutekano cyane no gutoteza abakozi, ndetse Leonidas yari ashinzwe ikigo muri rusange n'imikorere nyine, ariko Paul akaba yari abarengeye bose kuko yari ashinzwe iby'umusaruro, ashinzwe mbese bodi yose n'abakozi bose muri rusange, nk'umusigire nyine wa Virginie Mukase. Ubwo ngubwo Paul amaze kubateranya na ba David nyine bayoboraga abakoresha abakozi, David yayoboraga abakoresha abakozi nyine, ndetse n'abandi aribo ba Gaston nyine, ubu David nibo yayoboraga. Mu nama ituje cyane rero, Leonidas yahise nyine yakira abantu bose ababwira ko bagomba gutega amatwi nyine diregiteri nyine ariwe nyine Paul, ko yashatse ko bakorana inama. Ubwo Paul yahise afata ijambo arababwira ati namenye yuko mwagiye gusaka ku bitaro, biriya bitaro bishaje by'iriya ruguru ku musozi w'iriya hakurya, namenye ko mwagiyeyo ndetse hari n'abo twahahuriye, ariko ntabwo ari byo bintu dukeneye. Ntabwo dukeneye ko iki kigo kimenyekana muri leta. Ntabwo numva ukuntu abantu batekereza bazima barimo nka Balthazar ashobora kwishora agafata abacunga umutekano bose akabajyanira ruguru barenga 6 bari kumwe n'imbwa. Ninde wabahaye imbwa? Ubwo Balthazar yahise avutera urutoki aravuga ati ariko mabuja yari yatubwiye ko ahantu hose tuhasaka, kandi niwe watwemereye yuko dukoresha imbwa, kubera ko Leonidas yatubwiye ngo tugaruke dufate imbwa. Rero urumva yuko nta kundi nari kubigenza, ahantu hose nagombaga kuhasaka. Leonidas yahise avuga ati rero muyobozi, nge ntabwo nari nzi ko bageze aho hose hashobora kugerwa na leta, ariko nuko twihanganira nyine barakomeza basakira ahandi hantu, apana mu nyubako zifitanye isano na leta cyangwa abantu bashobora kuhagera bavuye muri leta. Paul yahise abihanangiza arababwira ati nge nshaka ko ibintu bihinduka, nshaka ko ibintu bihinduka kandi guhera uyu mugoroba. Ubwo bari bageze nyine mu masaa 12 z'umugoroba. Nshaka ko ibintu bihinduka, ntabwo nifuza ko abantu bacitse mujya kubahigira ahantu abantu bagera ba leta, inzego za leta. Ubwo babafashe bakababaza ibyo muri guhiga, bakabageza muri iki kigo, bakabakurikira bakabageza muri iki kigo, ibintu byose ko mwaba mubirimbuye, mwaba muri kurinda iki ubwo ngubwo?
niba muri guhiga abantu bacitse mubahigira ahantu bashobora gucikira. Abantu bacitse badafite imodoka, badafite ifarashi, badafite ikintu gishobora kubambutsa, badafite ubwato ngo bace muri uriya ruzi rw'ingona, badafite iki, murumva hari ahandi hantu bari. Niba batarishwe n'ingona cyangwa batarapfuye ngo inyamaswa zibarye, ubwo ngubwo bari mu mashyamba, niho no mu bishanga mukwiye kubahigira. Nta muntu wajya ahantu hagaragara nka hariya nko kwa biriya bitaro bizwi kuriya, bifite amateka angana kuriya, ngo ajye kuhihisha, kuko yaba abizi neza ko ariho muri buze kujya guhigira. Nyine ni ibintu yaba azi neza. Ubu wowe Leonidas uri guhiga wajya ku bitaro? None se waba uyobeye ko abantu bari buhise baza ku bitaro nyine bakahaguhigira? Ubwo rero ikindi uretse n'ibyo byo guhiga abantu mubahigira ahantu abantu ba leta bashobora kugera, nshaka ko fomu y'uburyo abantu babaho hano ihinduka. Ntabwo nshaka ko ibi bintu byo gucika kw'abantu bikomeza. Ndashaka ko abantu bose bagomba gukora, ariko bagakora bijyanye n'ubuzima bwa kimuntu. Ntabwo nshaka ko mukoresha abantu nk'ipunda, ntabwo ngishaka yuko mukoresha abantu mu buryo bugamije ko bazinuba bagacika hano bikaturaburiza ndetse bikagera hanze. Niba tubuze abantu 3 bacitse, none ejo tuzabura abandi bihanduza 15. Abo bantu 8 urumva bari hanze, ibintu bakora, buri wese yakora ibye, buri wese afite ubugome bwe, buri wese afite uburakari bwe. Murabizi ko hano tubatunze nk'abantu batotezwa, n'abantu babayeho nabi cyane. Ntabwo neza numva ukuntu mwakabaye mukomeza kurakaza aba bantu kandi tubacunzeho umusaruro ukomeye. Mwese ibyo muhembwa biva mu bintu bakora, mwese ibyo murya biva mu bintu bakora. Inganda za kampani ya mama ndetse na data byose bigaburirwa n'iki kigo. Ibyo bintu mukwiye kubishyigikira kandi mukabyumva neza impamvu ndi kubabwira ibi ngibi. Rero aba bantu nimubarakaza, abantu mukabagira ibihahamuke, mugahora mubakubita, ni ibintu bimaze imyaka, abandi bagapfa. Murabibona, iziriya zose ni amakesi, ni amadosiye dushobora kuzariha imyaka y'ubuzima bwacu bwose. Icyo nshaka ni uko abantu bakora uko bakoraga n'ubundi nta gihindutse, umusaruro ukaboneka ndetse bakanakoreshwa uko bakoreshwa, ariko hari ibyo nshaka by'ibanze bihinduka. Ibyo bintu nshaka bihinduka ni ibi ngibi, mu ntege amatwi. Nshaka yuko abantu bazajya barya 2 ku munsi. Ntabwo wafata abantu barenga 300 bari muri iki kigo ngo bagaburire rimwe saa 9 bazongere kurya izindi saa 9, saa 12 uzinduka ubakubita ngo bajye gukora, nimugoroba saa 9 aribwo bakura mu kazi. Ntabwo ngewe mbishyigikiye. Icyo ngicyo kirahinduka. Ngizeho itegeko ko abantu bagomba kurya 2 ku munsi. Bazajya barya saa 6, barye na nimugoroba saa 1. Ni ukuvuga ngo mu gitondo abantu bazajya batangira akazi saa 1 za mu gitondo. Abakozi bazajya bafata igikoma saa 12, maze mu kazi bajyeyo saa 1 za mu gitondo. Saa 6 bagomba kurya, nimugoroba saa 1 nabwo bagomba kurya, kuko bagomba gusoza akazi saa 12. Saa 3 abakozi bose bagomba kuba baryamye kugira ngo babashe kuruhuka, bazabone uko barekipera imbaraga zo gukora mu gitondo. Nshaka ko abakozi kandi bafata igikoma mu gitondo nk'uko nabibabwiye. Nshaka ko ibindi bintu byo kubakubita bivaho cyangwa se bikagabanuka, ntibiveho burundu cyangwa bite bivaho, ariko bigabanuke. Ahubwo mureme abayobozi bo mu matsinda yabo bashobora kubafasha kumva yuko bari gukora bikorera kandi ari inshingano zabo. Nshaka ko abantu bakunda ibyo bakora aha ngaha, apana kubahatiriza, ndetse n'abarwayi nshaka ko muzajya mubitaho, apana kubakoresha bafite ibisebe, kubakoresha bikubita hasi, kubakoresha batanywa amazi. Ibyo ngibyo mbikuyeho. Ikintu ntabasha kuvuga nonaha ni ikijyanye n'amayiniforume yabo bitewe n'aho buri wese akora, ariko rwose birambabaza kubona abantu bagenda kuriya nta nkweto bambaye z'ubwirinzi. Abenshi bafite ibisebe mutanavura, abenshi bari kubita hasi, abenshi ntabwo bogosheshwa, abenshi bameze nabi cyane, ubuzima bumeze nabi. Twakomeza kubabura bapfa bicwa n'umwanda, bapfa bicwa n'inzara, abandi bihamuke bagacika nk'abo ngabo bacitse, tukagira ikibazo gikomeye cy'uko ibibera aha ngaha byagera hanze, isi yose ikabimenya. Icyo rero ngira ngo mumfashe ni uko guhera uyu munsi tegetse ko abantu muhita mubacyura nonaha bakajya gukaraba, kandi mukora uko mushoboye uyu munsi barare bariye. Byibura saa 3 ibyo kurya bibe bihiye, bose baryame bariye. Ejo izi reform zihite zitangira gukurikizwa, mu gitondo saa 1 nibwo akazi gatangira, kandi abateka bahite batangira guteka igikoma mu gitondo. Abantu bagomba kunywa bose, kandi ibintu birahari.
Leonidas nkawe nk'umuyobozi mbigushinze kugira ngo bikore neza, uri umuyobozi wangaha kuzayobora abantu mudakubitana amangumi n'ibipfunsi, kuzayobora abantu batari kubita hasi, kuzayobora abantu batari kureba bakagwa, kuzayobora abantu badafite ibisebe n'amasazi atumaho, bizagushimisha. Icyo nsaba Balthazar mu kazi umutekano, ahantu abo bantu bacikiye muhafunge, nta kindi kintu mbasabye, ariko izo reform cyangwa se izo mpinduka zo zijye mu bikorwa nonaha. David, genda ubwira abasore bawe bose bacyura abakozi, uko byaba bimeze kose bacyure, mubabwire bajye gukaraba baryame, ndetse mubabwire ko saa 3 muri buze kubaha ibiryo, haracyari saa 12 niyo masaha ubu nashyizeho yo gusoza akazi. Ubwo barajujuye baratongana, abandi bati ibi bintu ntabwo mabuja bizi, ibintu ntabwo mabuja bikora. Ubwo Balthazar nawe ari kuvuga ati ubu mabuja barabizi, barajujura bavuga ati muceceke, nshaka ko ibintu byubahirizwa, nta wundi muntu uwo mabuja muri kuvuga bamwe na bamwe ndi kumva ntago mwari mumuzi, mwamubonye ejo bundi aje gukoresha inama, yari amaze imyaka 2 atagera aha. Leonidas arabizi, n'uyu Balthazar arabizi, n'abandi bake muri mwe. Rero bivuze ngo ni njyewe uyoboye ahangaha, kandi ntago nkora ibintu mu nyungu zitarize, ibintu byose mbikora mu nyungu zacu, mu nyungu zanyu, no mu nyungu z'abakozi bacu, kugira ngo bakunde ibyo bakora, tubashe kubona umusaruro mwinshi kandi tubonemo ibintu byiza, kandi dukorana n'abantu bafite ubuzima bw'abantu. Ntago aka kanya mwahita mubyumva ngo mubimenye, ariko nibamara kubona izo mbaraga, barya, banywa amazi, baruhuka, nibwo bazatanga umusaruro, ko bazaba bafite imbaraga nyinshi. Ikindi, ntabwo ku cyumweru umunsi wo gukora, ni umunsi w'ikiruhuko. Nshyizeho umunsi w'ikiruhuko ku cyumweru, nta mukozi n'umwe uzajya ukora, ahubwo bazajya baryama, abandi biyiteho, kugira ngo babashe kugira uburyo baruhuka, batangira akazi ku wa mbere. Ayo mafomu muhitemo, abanditsi ndakeka mwabyanditse, muhite mubyubahiriza, kandi nshaka ko mutumiza inama. Balthazar, hita utumiza inama muri uyu mugoroba, nshaka kugenda byose mbibabwiye, kandi nyine nonaha inama irarangiye. Ubwo abantu bose bari batuje bumiwe, noneho ibintu umuhungu Paul ari gukora, na nyina bari bazi umeze nk'isata nyine, cyangwa se w'umugome ku rwego rwo hejuru, bari babizi yuko ibintu bitari buze kugwa Paul amahoro, kandi ko ibyo bintu atigeze abyumvikana na mama we, kuko mama we ntabwo yarigeze agaragara, cyangwa se yigeraga agaragara nk'umuntu ufitiye impuhwe abantu bose bakoraga muri icyo kigo. Ubwo hahise havuzwa inzogera, abantu bose bahita bahurira mu kibuga, aho bahuriraga bagiye gutegekwa amabwiriza nyine y'ibyo bagomba gukora, cyangwa se aho bakubitwaga nyine, bakubitirwa nyine mu kibuga aho banariraga. Cyari ikibuga kinini, bose bahuriragamo nyine bagategekwa ibi byahindutse, ndetse n'amatangazo ya buri gihe nyine. Bahageze rero babona nyine hari Paul n'abandi bayobozi nyine ba Leonidas, ba Balthazar n'abandi, ba David n'abandi bose, delegation yose yari ivuye muri board mu nama ibiri aho ngaho. Arabitegereje, areba ukuntu ari abantu benda gupfa, aritegereza, arareba, nawe agahinda kahoraga kamwica, ariko noneho yari yamaramaje, yafashe icyemezo cyo guhangana na mama we, ni nka ko wavuga, cyo gushaka uburyo abantu babaho ariko bafite ubuzima gatozi. Noneho rero Balthazar yahise aturisha buri muntu wese, ndetse bari bagoswe urumva n'abacunze umutekano, maze Leonidas aravuga, maze ababwira ko umuyobozi mukuru wabo yifuje kuganira nabo. Paul yahise afata ijambo, arabwira ati muraho mumeze neza? Bamwe nyine bakikiriza, abandi bati tumeze neza, kuko nubwo byari bimeze bityo bari abacakara, ariko bikundiraga Paul, kuko iyo yazaga yahinduraga ibintu, ntabwo yahazaga kenshi, yazaga nka rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mu mezi abiri, ariko iyo yabaga ari buza abantu babaga bafashwe neza, rero bakundaga ko nyine Paul ahaza, we baramukundaga, ariko banga umuntu witwa Balthazar n'abandi bayobozi bo mu kigo na ba Leonidas bose. Ubwo baravuze nyine, bamwe bati tumeze neza, abandi baraceceka, abandi bavuza induru nyine nk'abari gufana. Arababwira ati rero hano mpahagaze kugira ngo mbabwire amategeko n'amabwiriza mashya yemerejwe mu nama y'uyu munsi, kubera ko twamaze kubona ko ibintu muri kwishoramo namwe ubwanyu mutabizi. Ikintu cya mbere, turagira ngo duhe gasopo buri muntu wese ushaka gutoroka ahangaha ko bitazamugwa amahoro, kubera ko urupfu rwe ruri hafi, ntago bazashyiramo imiyaga, bazahita bakurasa.
Ikindi ahantu abantu baducitse baciye twamaze no kubamenya, bamwe muri mwe barabazi, twamaze kuhasiba, twamaze kuhafunga, ubwo urumva ko ntaho gucikira hahari, kandi uzabigerageza wese bizamugiraho ingaruka mbere y'uko agera aho agomba kugera. Ikindi nababwira ni uko aha ngaha muhari nk'abantu, ntabwo muhari nk'inyamaswa. Nta mpamvu yo gucika no gushaka uburyo mucika aha ngaha, kandi ari ahantu mubayeho mukoresha imbaraga zanyu, kuko umuntu yavukiye gukora, ntabwo umuntu yavukiye kwica imbaraga ubusa. Bivuze ngo rero ku bw'ibyo hari amategeko n'amabwiriza yashyizweho uyu munsi, kandi nyine ninjye nifuje yuko ajyaho, kubera yuko ntabwo nshaka akaduruvayo kandi ko gucikamo hano, cyangwa se ko gushaka gutekereza ibyo gucika, kuko nimwe bizagiraho ingaruka kandi sinshaka kubabura. Ibyo bivuze iki rero? Guhera uyu munsi akazi kazajya karangira saa 12 gatangire saa 1. Bavuza induru cyane, barishima cyane, bakoma mu mashyi bameze nk'abantu babonye ubwigenge. Ati ikindi, ubwo reho ni Dasi na Baritazari bakabacecekesha, ati muceceke, bandi baba bari iruhande bakabakubita, muceceke. Babaga bazengurutswe n'abasore bigango bafite ibiboko, barakaye ku rwego rwo hejuru. Bati ikindi, mwese mwemerewe kurya 2 ku munsi, muzajya murya saa 6 ndetse murye na saa 1 z'umugoroba, kandi buri munsi. Barongera bakoma amashyi, barishima, bakubita amashyi menshi, abandi barikubita, abandi barasimbuka, abandi nyine byari nko kuvuka bwa kabiri nyuma y'imyaka bari bamaze yose bameze nk'abacakara, batarya, barya rimwe ku munsi, kandi bakubitwa ku rwego rwo hejuru. Abenshi muri bo barapfaga, ariko hakazanwa abandi. Barongera barabacecekesha, ariko ibyishimo byari byabarenze neza, bari gushaka kuza ngo bamene inkuta baze bahobere Paul nyine wari uri kubabwira ayo magambo. Paul arababwira ati rero ikindi ni uko ku cyumweru ari umunsi w'ikiruhuko ku bakozi mwese, nta mukozi uzajya ukora ku cyumweru, ahubwo muzamukora iminsi 6 ku cyumweru, mwese muruhuke. Barongera barishima cyane, mbese nyine ku buryo byari nk'ibirori ku rwego rudasanzwe. Arongera ababwira ati ikindi, mu gitondo muzajya mufata igikoma, kandi buri mukozi wese agomba gufata igikoma kugira ngo abashe gufata imbaraga zo gukora nk'uwikorera. Kandi nongere mbamenyeshe ko ibi mukora no kwikorera ni ibyanyu, ni mwebwe muba muri kwikorera, ni mwe mbaraga zanyu, nibyo murya, nibyo bibateza imbere, nta nibyo dushaka kugira ngo ubuzima bwanyu butere imbere kurusha uko mumeze ubu ngubu. Murabizi ko bari gukora uburyo bw'amazi aho muba, ibyo byose bigomba gukorwa, kuko mugomba gutangira kujya mwoga kenshi buri gihe muvuye mu mirimo yanyu ya buri munsi, kandi ibyo byose bigomba gutangira iri joro. Murarara muriye, uretse ibyo mwariye saa 9, iri joro saa 3 bari kubiteka, saa 3 muraba muri kurya mwese. Barishimye cyane, bakubita amapendo, bakubita induru bose, maze bagacecekeshwa nyine, ariko nyine ibyishimo byari byabarenze, bumva baza bagaterura Paul aho yari ahagaze. Arongera arababwira ati ikintu cyonyine mbasaba ni ukubaha inzego z'umutekano, mukubaha inzego z'ubuyobozi, kandi mukibagirwa ikintu cyitwa gucika, kubera ko uzagerageza gucika wese azapfa atarigera anareba hanze. Ikindi ni uko mwiremamo abayobozi, baraza kubafasha ba David n'abandi babishinzwe, n'abandi bayobozi bakuru, maze mujye mukora mufite abayobozi banyu ba hafi, bamwe muri mwe mukorana, kandi ibintu byose bigende neza. Barongera bakoma amashyi menshi cyane. Arongera ababwira ati rero ikintu ntarabonera umuti cyangwa se tukiri gutekerezaho ni uburyo bw'ubuvuzi, ndetse n'uburyo bwo kuba mwabona iniforume muzajya mwambara bitewe n'aho buri wese ari gukorera, harimo na bote zo kwambara bitewe n'aho mukora, abakora mu nka, abakora mu mirima, abakora mu nganda, yewe n'abakora mu bijyanye n'amafumbire. Turashaka kugera uburyo tubashyiraho ubwirinzi kugira mujye mukora mutange umusaruro mwinshi nk'uko mubisabwa kandi mubitegetswe. Barishima cyane, ati rero njye ndagiye, biratangira kubahirizwa uyu munsi, kandi nyine murabeho mugire impinduka nziza n'imibereho myiza, gucika no.
bakomye amashyi bavuza induru, banga guhora barabacecekesha, banga guhora. Ibyishimo byari byinshi mu ifamu, abantu bose bari bayikunze, bahise bumva bari mu rugo, bahise bumva ibintu byahindutse neza neza. Ubuzima bwabo bwari bumaze hafi imyaka 8 bumeze nabi, byari bihinduwe n'umwana muto w'umusore ufite imyaka 22 witwa Paul. Gusa Paul ibi byose yari yakoze nta kuboko kwa mama we cyangwa se mukase Virginie kwari kurimo, kuko yari umugome kabombo utarigera yifuza ko hari umuntu wishima mu kigo kiwe cyangwa se ngo anezerwe. Nibyo yafataga nk'iturufu nyine ibasha gutuma abantu baba nk'ibicucu nyine, bakaba bacakara batazigera bakumbura ubuzima batazi, cyangwa se bumva yuko baremewe nyine kuba ibimashini nta kindi kintu bashobora gutekereza. Ubwo Paul nyine yahise asezera na bodi yose maze yatsa imodoka arigendera. Ubwo gahunda zahise zitangira gukurikizwa mu kigo, abantu batangira kubashyira ku murongo nyine n'igiti cyinshi urumva nyine, ariko ntago bacyumvaga kubera ibyishimo byari byasaze imitima yabo, ndetse yewe n'ibitwenge bidashira bari bafite ku minwa yabo ndetse no ku masura yabo, batitaye ku byo bamazemo imyaka yose ari abacakara. Ubwo ngubwo barakomeje nyine, Paul ahita ajya mu rugo nyine. Ageze mu rugo asanga papa na mama we baramutegereje barakaye ku rwego rwo hejuru. Ubwo yarahageze maze Virginie wari uhagaze ari kureba mu idirishya muri etaje nyine babagamo, yumva nyine Paul yinjiye mu nzu muri salo, maze ahita atangira kuvuga. Paul, mwana wanjye, ninde wakubwiye gukora biriya bintu? Paul aramubwira ati rero mama, hari ikintu ngiye mba mbona dukwiye gukora. Dukwiye kumva yuko abantu bari hariya bakwiye gukunda hari ahantu kurusha uko bahaba nk'abantu bahanga, kubera ko nibyo bishobora kutugezaho ingaruka zikomeye cyane. Ubwo Paul aramubwira ati ngiye rwose ibintu nabikoze nabitekereje, maze iminsi mbitekereza. Hari abantu barapfa kandi ziriya ni dosiye dushobora kuzazira mu gihe abantu baba bakomeje kwiheba, bakaba ibyihebe bagatoroka. Ntabwo twazamenya ngo inkuru y'ikigo cyacu yageze hanze gute, leta yayimenye ite, kandi ndakeka byaduhitana twese. Ubwo rero njye natekereje gukora akantu gatuma bakibagirwa ibyo gucika, ahubwo bakumva ko hari ubuzima ari mu rugo, nta handi. Abafite ababyeyi hanze, abatabafite bose bakumva ko hari ariho iwabo mu rugo, bakumva ko ariho ababyeyi babo bari, ariho abavandimwe babo bari, ariho ubuzima bwabo bari, ari naho bazashyingurwa, bakahakunda, kandi ibyo bizatuma batanga umusaruro. Nari nzi ko nanabikwibwirira, sinzi umuntu wabikubwiye, ubwo niba ariho ni dasi, ariko nyine nabikoze nabitekerejeho mama. Ariko Paul, ujya wibuka icyo uri cyo hano cyangwa ntabwo ujya ukibuka? Paul araceceka. Ujya wibuka ko uri umwana cyangwa ujya wikanga wabaye nyir'urugo ndetse n'umuyobozi ukomeye w'ibigo byacu byose? Singuye papa wawe? Papa wawe ko nta bintu nk'ibyo agira, izo mpuhwe z'ubugoryi, zitazi bizinesi, zitazi ibyo turi mu bintu twubatse, uri uruhinja urashaka kubisenya aka kanya wowe? Paul aramubwira ati rero mama, ibintu nuko utari kubyumva ariko byafashe indi ntera. Reba ngubu tuvugana abantu 3 twababuze. Abantu 3 twabuze bafite umujinya, bafite n'uburakari bamaranye igihe, babanye mwa kiriya kigo. Ese uzi ikintu bari bukore ko tutari kubabona? Uzi niba bari bujye kuri leta, mu nzego za leta bakarega? Ese uzi neza abantu ukuntu bakuze hano hanze, bakuze nk'inyangamugayo, bakuze nk'umuntu ufasha, bakuze nk'umuntu ufite kampani zifasha imbabare, bakuze nk'umuntu ufata abana ku muhanda ukabaha ubuzima, ukabarihira ishuri, ufite ibigo by'amashuri urihira abana kandi babamo neza. Ibyo bintu byose niba bifata, kandi abujyana muri ibyo bigo nibo bake kuruta abujyana hariya. Ese ibyo bintu byose nibamara kubimenya, urumva bazagufata bate nk'umuntu uri gushaka umunyepolitike muri iki gihugu? Ubwo urabona uyu mujyi uzawuyobora mu gihe bazaba bamaze gushyiraho icyasha? Watekereje kabiri ukumva ko ibintu byo gukundisha bari abantu bari mu buretwa hariya ariyo nzira nziza yo gutuma badatoroka ngo ibintu byacu bijye hanze bireke kuba amabanga? Ubwo ngubwo nyine ahise azamuka n'umujinya ajya mu hejuru nyine, muri etaje hejuru nyine aho yararaga, maze Paul asigarana na papa we wari wibereye kuri mudasobwa nyine, kubera we yakundaga kuba ari busy cyane. Niwe wari CEO w'amahoteli yose bari bafite, yabaga afite akazi kenshi. Ubwo Paul ntabwo yabonanaga na se kenshi, ntabwo baganiraga. Ise yahoraga ari busy ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'ibyo abo bantu bari gupfa we ntabwo yabaga bifiteho umwanya cyane. Maze abwira Paul
ariko sha wagiye wumvira mama wawe, ariko papa ubundi ibi bintu wowe urabizi, uraho wowe uri wicaye uri kurya amafaranga, uraho uri kujya gutegeka abantu, uraho wigendera mu modoka nziza utaha mu nzu nziza, abantu hariya bari gupfa. Mama ahantu yarafungiye abantu, ahantu hari ahantu abantu bari kuhapfira, ntabwo uri rwa ruguzi, ahantu bahagize ikigo, ni ikigo gikomeye cyane abantu bapfiramo, abantu harimo umunuko, harimo abantu, ahantu barara, ahantu baba hari umunuko, hari ibikorwa bibi cyane. Mama yumva yuko aricyo kintu yakora ngo abantu ngo batange umusaruro. Njye ndi kumubwira ikintu nakoze reform zishobora gutuma hatanga umusaruro wikubye inshuro hafi 3 uwo batangaga. Niba abantu bakora nta mbaraga bakaba bagiye kujya bakora bafite imbaraga, urumva ikintu gitanga umusaruro ari ikihe? Ubwo rero ngewe n'ibyo bintu nemeje kandi rwose ntago biri buhinduke. Ushaka guhangana na mama wawe se? Naho ushaka guhangana, ahubwo ntabwo azi icyerekezo turi kujyamo, nibyo ndi kumurinda, ndetse natwe nawe rega urimo. Ubwo mama we yahise agaruka nyine, ariko yarakaye nyine, ku buryo nyine byagaragaraga ko atishimye. Paul maze ahita yigira mu cyumba araryama. Noneho rero ubwo ubuzima nyine bwarakomeje. Ubwo ngubwo muganga dogiteri nyine Silas yakomeje kwita kuri ba bana cyangwa se ba bantu. Gaston urumva yari mukuru, ariko nyine ubuzima bwari bwamurangiranye nawe, maze na Divina arabafasha, aragerageza uko ashoboye arabafasha, maze arabimukana nk'uko yari yabiganiriye nyine na Paul ko batari butinda aho ngaho. Ahita abajyana kuri ya nzu yari yabanje kujyanaho Claire, niba yibuka mu gice banza ari icya 3, yamubanje kumujyanaho mbere yuko amujyana ahantu hibanga, maze abajyanayo nyine, ajyanayo n'ibyangombwa by'ubuvuzi kugira ngo babashe kuba bari aho nyine harinzwe, ku buryo nta muntu uzataratara cyangwa se uzaza nyine kubareba kwa muganga igihe cyose abo kwa Virginie bakisubiraho. Ubwo baragiye nyine, arababwira ati rero bana banjye mwihangane, ndabona mukangutse, ariko nyine aha hantu hararinzwe, ahantu hameze neza, ntimugire ikibazo, hano hari imiti y'ubwoko bwose, aha ni mu rugo rwanjye, ntimugire ikibazo rwose, amazi arahari, ibyo kurya birahari, icyo kunywa kirahari, nimuzamutora akabaraga mujye mugenda mutunganye icyayi, mutunganye kunywa, mutunganye nyine, hari n'umukozi uzajya ubatekera, ntimugire ikibazo rwose, ndabitaho uko nshoboye. Paul kubera yagiraga nyine amafaranga menshi, yabaga yahaye dogiteri amafaranga yo kwita kuri ba Gaston ndetse na Divine, ndetse yewe n'amafaranga yose ajyanye no kwita kuri Claire. Yamaze kubitaho atyo nyine, arababwira ati none se mwebwe byagenze bite ko mbona nyine mwari mupfuye kandi muzira ubusa abana banjye? Ubwo Divine yari ari kurira nta kindi kintu, yari yabaguriye imyenda, maze Gaston aramubwira ati rero ngewe nitwa Gaston, uyu mwana w'umukobwa nawe ni inshuti yanjye yitwa Divine, nyine tuvuye mu kigo kibi cyane, tuvuye mu kigo cy'itotezwa cy'ubucakara kiba hariya mu ishyamba ryiriya hakurya ubona uri hano. Mbese muri ari amashyamba buriya nuko utabizi, ariko habamo ikigo kinini cyane kiberamo ibintu byo bikomeye cyane bibi byibasira inyoko muntu. Abantu barapfa, abantu baratotezwa, abantu barakubitwa amanywa nijoro, dukora imirimo ikanganye, dukora imirimo myinshi cyane kandi ntabwo turya, nta buvuzi, mbese ni ibintu bigoye cyane. Njyewe rero impamvu ubona wenda nari ngifite akabaraga, nari umukozi nyine ushinzwe kuyobora abakozi nyine abo nakita abacakara, ari nabo uyu Divine yakoragamo. Uyu Divine ubona ubuzima bwe yabumaze ari kumwe n'umwana w'umukobwa witwa Claire, nawe twabashije gufasha agacika hariya, ariko ubu ngubu tutazi nyine ukuntu ibintu bimeze, ariko nyine ni uko nguko byagenze. Twari tuje kwa muganga tuzi ko nyine turi buhamusange, ariko nyine ntabwo nyine byadukundiye kwinjira nyine tukiri bazima. Rero ni uko nguko ibintu bimeze rwose. Turabashimiye cyane, turabashimiye we na Paul, mwagerageje uko mushoboye kudufasha rwose, muturinda bari abashinyaguzi, muturinda biriya byonnyi, bari bari guhita baturasa tugapfa kandi tugapfira hariya rwose ku ruzitiro rw'ibitaro byanyu. Ubwo Divine yari ari kurira ati none se, ati Claire aracyabaho muga? Ati Claire arahari, Claire arahari,
ntabwo ameze neza ariko akunda kumbaza umwana witwa Divine ni wowe? Iyi ni njyewe, Claire ni inshuti yanjye, Claire ndamukunda, Claire ndamukumbuye, Claire ni byose mu buzima bwanjye ariko twaraburanye, none se kubera icyo atanditse ibaruwa, ko nari mwandikiye ibaruwa musuhuza, kubera icyo atagize ikintu ayikoraho? Niba wibuka neza mu gice cya gatatu, niba atari icya kabiri, nanjye sorry simbyibuka neza, Divine yari yarandikiye ibaruwa Claire ayiha nyine Gaston amubwira ko yayimugejejeho, imusaba nyine kuzamucungura, imusaba kutazigera agaruka, imusaba nyine kwiyitaho, imubwira ko amukumbuye, ibintu nk'ibyo nyine byose, ariko ibaruwa ntabwo Gaston yari yarigeze ayigeza kuri Claire nyirizina. Ubwo Gaston umunsi yagombaga kujyana ibaruwa nibwo nyine yahise agaruka inyuma acikana Divine, aribwo nyine bacikaga. Gaston nyine yararize nawe nyine ari gutsikimba aravuga ati terega ya baruwa ndacyayifite, ntabwo nayimuhaye, sinabonye uko nyimuha. Divine yaratunguwe cyane abwira ati ibaruwa igiye kumara ibyumweru 3 warambwiye ngo warayitanze, ntabwo wigeze uyiha iya baruwa Claire? Ati ntabwo nari nzi neza ahantu Claire ari, kubera ko ahantu namuhereye Paul ntabwo rwose nari kuhamenya ngo Paul yamujyanye, kandi rwose Paul urabona ntabwo yaraherutse kuza. Nagerageje gutegereza ko Paul aza byibura ngo muhe ibaruwa yishyire Claire, ndamubura. Dore ibaruwa rwose umbabarire sheri, unyihangane rwose, ntabwo nabashije kuzuza inshingano, ariko nyine nagerageje gukora icyatuma basohowe na Claire muhura amaso ku maso, atari ukuvuga ku mabaruwa, kuko nta kindi kintu nari mfite gukora uretse nyine kwiyahura, nkaba nashaka uburyo ngusohora hari ahantu, ariko rwose by'ibaruwa ntabwo Claire yigeze ayibona rwose, umbabarire, dore ngiyi ndacyayifite kandi narayisomye. Ubwo ngubwo Divine yararize, ariko nyine muganga aramubwira ati humura Claire arahari, ntabwo ubu aka kanya mwabonana, ariko arahari rwose, nawe aragukumbuye, ahora kumbaza, ahora kuvuga, ahora yigunze kubera wowe, atekereza ko ngo wapfuye, atekereza ko ibintu bimeze nabi, gusa nyine humura ntugire ikibazo. Ubuzima bwarakomeje, ubwo dogiteri nyine Silas Muzehe ava aho ngaho bari maze asubira nyine ku bitaro nyine, ariko afite gahunda yo kujya kureba Claire nawe ukuntu ameze. Ubwo Claire yari yarafungiranye Claire mu nzu nyine, inzu nini irimo ibyangombwa byose, hari umuzamu, igipangu, Claire ibintu byose abibonera igihe, ariko umuzamu nawe ubwe ntiyarazi isura ya Claire. Abantu bagemura ibyo kurya barabigemuraga, ibintu byose byakoreshwaga mu buryo bw'ibanga, ku buryo nta muntu wari kubona Claire isura ye cyangwa se ngo abe yamumenya. Ubwo ngubwo Muzehe yaragiye nyine, yafashe inzira aragenda ajya kureba Claire uko ameze. Agezeyo nyine umuzamu yarafunguye, Muzehe arinjira, uzi ko Muzehe yagiraga imodoka ya fime nyine, cyangwa se ibirahure utabasha kurebamo ngo ubone umuntu nyine. Maze agezeyo nyine Claire aramuhobera, Claire yabaga amukumbuye, nta muntu wabaga uri aho bashobora kuganira, nta muntu wabaga ari aho bashobora kuvugana. Maze aramubwira ati se amakuru ya Divine? Aramubwira ati rero ba bantu ba Divine na wa Gaston rwose ba bantu twarababonye, ati ubu ngubu bari hahandi nagusize bwa mbere, hahandi twaruhukiye bwa mbere niho baratuje, bameze neza, ntugire ikibazo rwose, ndi kubitaho kubera ko baracyari kuvurwa. Ati none se warebye uburyo rwose dusubiranayo? Ati oya, ntabwo natuma mubonana kuko ni kure, ntabwo ari hafi aha. Ikindi kandi wowe ahantu uri, wowe uri guhigwa cyane no kurusha bari abantu. Erega Antoinette ndakuzi, ibyatuma uhiga ukicwa ni byinshi. Uriya mugore Virginie ni wowe ari gushaka, ni wowe ari guhiga, ni wowe ashaka gupfa, kubera ibintu byose nyine, imitungo yose ni iyawe, ni wowe yanditseho. Ubwo rwose urumva rero ko ntashobora gukora nyine ikosa ryo gutuma ugenda ahantu hose ugaragara mu mujyi, mu mihanda, mu modoka. Oya, urabizi ko badukurikiye paka badufashe, kandi uruzi ukuntu warokotse, uzi ko bari guhiga, n'ubundi ari we bari guhiga. Ubwo rero ahantu uri hagume, mbanje kureba ko umeze neza, ndabona umeze neza. None se Paul arihe kuki atazi?
Paul ndashaka kumuzana vuba akagusuhuza, ariko nyine ihangane nabo uzababona ariko igihe ntabwo ari iki. Sawa murakoze. Ubwo ngubwo none se wumeze neza, tugerageza wandike ibitabo, usome ibitabo, nyine ukore siporo, nta kindi kintu nakubwira kuko ahantu ntabwo wenda kuhava by'aka kanya. Nta nubwo nshaka gusohoka mwahangaha kubera ko ibintu birenze uko ubitekereza. Ubwo baje kubahiga bafite n'imbwa, twabasanze inyuma y'igipangu y'uruzitiro rw'ibitaro. Divine uwo yaryamye yapfuye ameze nk'umuntu uri muri koma. Iyo Divine koko, Divine yari agiye gupfa, none ari kubaho, nari kuba uwande koko, nari kubigenza ni koko. Hoya ntabwo yapfuye mwana we, ntabwo yapfuye, twabashije kumurokora njye na Paul, ariko na mugenzi we Gaston uwo yari amerewe nabi, nta kuntu yari ameze rwose. Bari bamaze hafi iminsi 2 birukanka amashyamba bambuka basa nabi, mbese ntabwo nifuza ko bari kubabona utyo, ahubwo nifuza ko uzababona mu buryo bagiye kumera mu minsi iri imbere. Ubu rero bari ku miti, ndi kubavura, bameze neza, bazakira nk'uko nawe wakize. Claire yahise asumira dogiteri cyangwa se muzehe Silas, aramubwira ati ni ukuri kose uyu mutima ugira wowe na Paul, Imana izawubahembere neza neza. Ndishimye ukuntu ubashije gutuma Divine na Gaston bose barokoka, bose bakaba babayeho, bose bakaba bari mu maboko mazima. Ni ukuri ntacyo mfite nakwitura koko Dr. ntacyo mfite, nta kintu mfite nakwitura, ntacyo. Imana izakwihera umugisha wonyine. Toya nta kibazo mwana wa Antoinette, ibintu wakorewe ni bibi, ni ubugizi bwa nabi, ntabwo rero nigeze mbyifuza. Ubwo rero humura, nzagereza uko nshoboye mfatanije na Paul, ibintu byose bizagenda neza. Ahubwo bayo uramuke, dore ngiye kuryama, ejo mfitanye na Paul gahunda, kandi nyine Paul ejo ashobora kugusura, ntabwo mbizi neza, ariko ndashaka ko nyine ibyo wifuje bishobora kugerwaho, nubwo ntizeye neza ko nyine Paul ari mu mwanya wo kuba yakubona. Gusa nibitaba none bizaba ejo bundi cyangwa ikindi gihe, ariko si kera. Sawa rero urabeho kandi umere neza, nyine ukomeze wihangane kandi ugabanye kurira, wiyiteho, urye unywe, umere neza, wumve ko ubuzima ari ubwawe. Sawa murakoze. Ubwo dogiteri cyangwa se Dr. Silas cyangwa se muzehe yatsimbuye imodoka nyine, asiga n'ubundi Claire wahoraga mu marira n'ubundi ari kurira. Claire yasigaye avuga ati ariko mana yanjye, ubu kuko kubera icyo ari ngiye umuntu uba mu buzima bumeze gutya, kuko ubuse nzabaho nihisha mu gihugu cyanjye, nzabaho nihisha kuko mu buzima bwanjye ntabwo nigeze niga. Ariko uriya mugore kuko anziza iki? Uriya mugore nirihe kosa namukoreye ituma ashaka kunyica? Basi iyo mitungo yayifashe ko ntazigera ngerageza kumuburanya, basi akanyihera ubuzima nkabaho nkisanzura nk'abandi bakobwa. Koko ubu reba ubwangavu bwanjye, gukura kubyiruka kwanjye, ngiye kubimara neza neza mu bihome, meze nk'umuntu ufunze. Niba ntari gukubitwa ndafunze, niba ntari Mana wankijije koko ibintu. Ariko nizeye Paul na muganga bazamfasha ibi bintu, ibi bihe bazabinkuramo, ndabyizeye. Paul ndamukunda kandi nawe arabizi ko mukunda. Ubwo nyine yahoraga mu maganya menshi, urabyumva ukuntu ibintu byabaga bimumereye. Ubwo muzehe yaragiye arataha, ajya ku bitaro nyine, ararayo akora akazi. Bukeye nimugoroba yakiriye urwandiko rumumenyesha ko nyine Paul azaza kumureba mu gicamunsi. Ubwo ngubwo ibintu byarakomeje, ubuzima burakomeza nyine. Ku munsi wa 3 Paul yaje kumureba kugira ngo amujyane ahantu ya Gaston ndetse na Divine barwariye. Ubwo ngubwo Paul urabizi ko ntabwo yari bwanahagere. Ubwo Paul nyine yagiye ari kumwe na dogiteri nyine. Paul yaje mu modoka itariye, uwamutwaraga asubirayo ajyana mu modoka na dogiteri nyine. Bahuriye ahantu mu muhanda nyine, ku buryo hadafite aho bahuriye n'ibitaro. Ubwo dogiteri yaramujyanye nyine, amujyana muri rwa rugo rwe rwa mbere nyine, maze agezeyo abona Gaston ndetse na Divine aho bari bicaye muri salo bari kureba televiziyo. Ariko Divine nyine nta kabaraga ntaki, bameze nabi, ariko nyine
ariho bari bicaye muri salo mu ntebe. Uwo Divine yahise ayandayanda ajya guhobera Paul. Paul nyine ahita amufata yenda kwikubita hasi, ahita amufata amubwira ati Divine uracyari uri muzima, ngo heruka neza neza umeze nabi, wahwereye urimo amaserumu, none ndabona akabaraga wagatoye. Ati ni ukuri Paul ndagushimiye, ngushimiye rwose ukuntu uri umuntu w'umugabo, ngushimiye icyasha wamvanyemo, ngushimiye amenyo ya rubamba wankuyemo, wankuye mu rupfu, wakijije ubuzima bwanjye, ngufite ideni ry'iteka ryose. Ubwo Paul aramubwira ati hoya reka rekeraho rwose, ni inshingano za buri wese kandi urabizi uri inshuti yanjye, uri inshuti ya Claire sheri wanjye, none se urumva koko nari gukora iki cyatuma urwanywa cyangwa se ukumva umeze nabi? Koko ikintu cyose cyansaba gukora gituma umererwa neza, yaba wowe yaba Gaston, uyu nguyu ni inshuti yanjye Gaston, rwose mwamfashije ibihe bikomeye, wamfashije guturisha Claire igihe mwamukiri mu buretwa, ubu rero nicyo gihe nanjye mbereke ko ndi umuntu kandi ibintu bibera hariya ntaba mbishyigikiye. Yego ntabwo nakorera abantu bose nk'ibyo mbakoreye cyangwa nabakorera, ariko basi mwebwe muzabahamya bo guhamya ko basi umutima wanjye utandukanye n'umutima wa mama cyangwa se mabuja wanyu. Ubwo ngubwo nyine yaragiye ahoberana na Gaston. Gaston urumva we nyine kuba atora akabaraga nubwo yaragifata imiti ariko kari karaje nyine ari umusore, urumva yuko byari ibintu nyine binejeje. Yarabasuhuje baraganira, bamubwira nyine ukuntu. Gaston aramubwira ati rwose ahantu tumeze neza, Dr Silas yatwitayeho, yatuzaniye imyenda urabona ko twambaye neza, none nawe reba ukuntu butuzaniye indabo, tuzaniye ibyo kurya, tuzaniye ibintu, kandi hano ibintu byose birahari, tunywa icyayi, turarya, dufite umukozi utwitaho. Ni ukuri ibintu mwadukoreye ntabwo rwose ari ibyaha ngaha, rwose ni ibintu bikomeye cyane. Ibi bintu rwose Imana izabibiture kandi izabaho umugisha mwinshi. Njyewe na sheri wanjye rwose ahantu twari tugeze nta n'umwe wari kurokora undi, ari njye sinari nkibashije kumurokora, hejuru yo kurara muhetse, tugenda amarira, tugenda tugwa, tugenda tugwirirana. Numvaga ko ubuzima bwacu buhindutse, ubu ngubu nyine dusaze birangiye, ariko byose mwabishyizeho iherezo. wowe na muzehe ibintu mwadukoreye Imana izabibiture, kandi nk'umusore mugenzi wanjye warakoze cyane. Aho uzankenera nanjye nzahaba rwose kandi nzahaba ntizigama. Ubwo barongeye nyine aramuhobera, Paul yongera ahobera nyine Divine. Ntabwo batinze aho ngaho, maze bafata imodoka, Paul ajya mu modoka ya Fime n'ubundi ya muzehe barerekera. Ubwo urumva wari umunsi wa gatatu, wari umunsi wa kabiri uvuye nyine uturutse igihe muzehe yari aherutse kubonanira na Claire. Ubwo nta kindi muzehe yari ari gukora, yari ajyanye Paul ahantu Claire nyine aba hibanga, cyangwa se ahantu yari yaramujyanye hibanga hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese. Hari ahantu harinzwe kurusha n'aho ngaho Divine ndetse na Gaston bari bari, gusa nyine igihe cyari cyataragera cyo kubahuza uko ari batatu. Muzehe ndetse na Paul bapangaga ko baramutse bakurikiwe bagafata bamwe ariko abandi barokoka. Niba bafashe Claire, Gaston ndetse na Divine bakarokoka, cyangwa niba bafashe Gaston na Divine, Claire akaba yarokoka. Ariko cyane cyane wari ugamijwe kurokorwa yari uwitwa Claire. Ubwo bari kugenda nyine Dr Silas yagiye aganiriza Paul, aramubwira ati mwana wanjye rero bari abana barakundana, usiko bameze nkawe na Antoinette, rwose bameze kimwe nawe na Antoinette. Uriya muhungu akunda uriya mukobwa, iyo ndi kumwe nabo akenshi uriya mukobwa bari kwitegereza uriya muhungu akamureba, umuhungu nyine akagira isoni, ariko uriya mukobwa akunda uriya musore, kandi uriya musore akunda uriya mukobwa. Mbese sinzi rwose izi nkundo sinari nziherutse kera rwose. Buriya umuntu witwa Antoine n'umuntu witwa Anastasie barakundanaga cyane, abantu bose barabakundaga, atari nuko ari abakire, ariko bagiraga rwose kutihanganira kugaragaza urukundo rwabo mu ruhame, kandi twebwe ibyo byari bitarogera cyane. Rero namwe uko muri bane mbona iyo impano mufite, iyo ngabire, mugaragaza urukundo, kandi urukundo rwanyu mu maso barugaragara ko ari urwanyarwo. Ati rero uriya mwana nubwo atari umwana, ariko rwose akunda uriya mukobwa.
muzehe nyine bagiye baganira ariko umubwira ati ibintu se turabigenza dute muzehe ko nashyizeho amarifomu ariko ibintu bikomeje kumbana bibi, mama ntabwo ari kumvugisha, papa ntabwo ari kumvugisha, ubu nyine meze nk'umuntu uri mu rugo njyenyine, abantu tuganira ni abantu nyine duhurira mu mirimo isanzwe n'ibiki byose, ariko mama na papa bararakaye kubera ibintu nakoze. Nese n'ibiki wakoze? Nyine ndashyizeho uburyo abantu ba hariya mu ifamu babaho nk'abantu, bakagaburirwa kandi bakitabwaho bakanagira umunsi w'ikiruhuko. Ibyo bintu byarakaje mama rero kubera ko aba ashaka kurimbura abantu, aba ashaka gukoresha abantu nk'abacakara, iteka ryose muri we aba ashaka ko bibagirwa ko ari abantu, ahubwo bakishyiramo ko ari ibimashini byakodeshejwe cyangwa se byavukiye nyine gukora iyo mirimo y'uburetwa. Rero ngewe nashyizeho mu minsi yashize nkiva hariya buriya nashyizeho andi mategeko n'impinduka, ariko mama yarabirakariye cyane, nta mahoro ubu ngubu mfite rwose, ubanza nanjye bari buze kumpiga. Ati humura mwana wanjye, ati humura, uriya musore nabonye afite ubwenge, ati yi Gaston buriya aranduta, Gaston urabona ndusha imyaka hafi 6, buriya afite imyaka 28, kandi ikindi n'uriya Divine buriya aruta Claire cyangwa Antoinette, nanakugaye aruta Antoinette imyaka 2 buriya rwose, nawe ni mukuru ari kugira hafi imyaka 19, na Gaston ari kugira hafi 29. Gaston arusha nyine Divine imyaka 10. Rero afite ubwenge, uriya musore afite ubwenge, yarize, azi ibintu byinshi, yakoze ibintu byinshi kandi afite mu mutwe nyine hateye imbere. Rero biragoye kubona umuntu nk'uriya kubera kubura akazi, kubera ubuzima nyine bugoye. Mama yaragiye nawe amusezeranya akazi ariko yisanga hariya, kandi buriya nawe ntiyari yemerewe kuhava, ndetse n'abandi bose ntabwo bemerewe kuhava hariya rwose. Hari abantu barinda kiriya kigo bameze nk'inkone, abo mama atababwiye kuhava ntabwo bemerewe kuhava. Abantu bemerewe kuhava n'uwitwa Leonidas ndetse na wa wundi nabasanganye nyine witwa Balthazar bonyine. Taha tugende nkwereke umwana rero ukwikundiye, nzi ko rwose agutegereje cyane kandi aragukumbuye rwose. Reka ntabwo wakumva ukuntu nkumbuye Claire, ndamukumbuye. Reba igihe gishize ntamubona, ariko urabona iki gihe cyose maze igihe ntamubona, muherutse nyine cya gihe, kandi urabona ibi byose biri kuba, ntabwo nigeze nteganya ko byaba. Nzi ko mama nyine azabyihorera ntabyiteho, ariko urabona ko ibintu yabigize intambara, ibintu araduhiga. Sinkeka ko atanagira nkurikiza buri gihe iyo mvuye mu rugo. Buriya niyo mpamvu umukozi wanjye ari usigaye anzana tugahurira ahantu hadafite aho hahuriye n'aho twakabaye duhurira. Buriya ntabwo buramba ndi gukwepa ko ashobora kunkurikiza umuntu uwo ari we wese, kuko ni umunyepolitike ukomeye cyane kandi ni umugome. Ansanze mu bintu nk'ibi ndimo yahita ndasa rwose, cyangwa se umurinzi we akabwira umurinzi wa kandasa. Ntabwo yakita iby'uko ndi umwana we kandi ankunda. Reka ku bintu bijyanye n'ubukire asya atambaye, ni umugome ukomeye cyane. Ngo baragiye bageze mu rugo nyine kure, rumva hari kure ugereranyije rwose n'ahantu bari bavuye mu mujyi nyine, ariko kure kubera ko ni ahantu hari aho ibanga, mu nzu y'ibanga utakeka ko Dr Silas yagira inyubako. Bagezeyo rero hari nyine nimugoroba, yumva nyine umuntu ari gufungura, yumvaga umukozi afunguye agahita ajya mu idirishya kureba nyine abantu baje. Uwo ni Claire mvuga cyangwa Antoinette. Abona nyine ni ya modoka ya Dr yinjiye y'amafime, arebye neza abona havuyemo Paul, afite n'indabyo nyine, afite n'aka gift. Abona na muzehe Dr Silas bavuyemo nyine, baje nyine mu rugo. Yahise amanuka muri etaje ajya kubasanganira hepfo kuri salo, ariko ntiyari yemerewe gusohoka umuryango. Yakomeje abyinira mu nzu, ari nako nyine muzehe nyine afungura, kuko nyine yari yarafungiye, yari afite urufunguzo, ni muzehe wari ufite urufunguzo. Noneho rero arafungura, yahise asamira mu kirere Paul, maze abantu barumirana. Umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu barumirana cyane. Ubwo Paul urumva yuko umwaka bari bagiye kujyamo yari bugire imyaka 23, ari nako Claire nawe hafi agira imyaka 18 mu mwaka bagombaga kwinjiramo. Ubwo ngubwo yaramuhobeye ari kurira, ambwira ati Paul nari ngukumbuye,
nari ngukumbuye, ntabwo nari nzi ko rwose nzongera kukubona. Aramusomagura, aramusoma, aramugundira, Paul aramuterura, aramuzengurutsa, rwose Claire arishima cyane, arongera ashimira dogiteri nyine wari umuzaniye Paul, amubwira ati dogita urakoze, Imana izaguha umugisha utagabanyije, Imana izajya ihora ikurinda, Imana izajya, amwifuriza ibintu byinshi cyane, ibibaho n'ibitabaho, ariko nyine urumva yarishimiye kongera kubona umukunzi we yari yarakumbuye, yaramaze igihe kinini atabona, kandi abizi neza ko ari mu bibazo by'amanzaganya bishobora no kumuhitana. Ni abana rero bari barareranywe, ariko umwe muri bo nyine atotezwa, undi nawe ateteshwa nyine, ari we Paul wanahawe nyine ubutunzi bwose ndetse n'ubuyobozi budasanzwe mu mitungo ya nyina cyangwa se ya mukase, ari nawe mugore wa se wabo wa Claire cyangwa Antoinette. Ibyo byose kandi bikaba ari n'ibya Antoinette mu buryo bumwe bwari butaragerwaho ngo bimusubire mu biganza, ari nacyo nyine bari bari kugenda bamuhishira, banga ko nyine Virginie amwica cyangwa se amwicisha, amukura mu nzira nyine mu rwego rwo kuwegukana imitungo yose yari yarigwijeho. Ubwo ngubwo baraganiriye, dogiteri nyine aramubwira ati ibintu ndumva bimeze neza, ndumva mwishimye, ariko nyine Antoinette nashaka kukubwira ko bameze neza, Gaston ndetse yewe na Divine bameze neza, bari hariya hahandi twabanje, urabizi nta kibazo bafite, na Paul yakubwira rwose ndamujyanyeyo. Paul aramubwira ati mva sheri, bameze neza, baratuje, Divine ari gukira, muzehe yamuguriye imyenda, arakeye, nawe ni mwiza kumwumuzi, ni mwiza cyane, ndetse mbese aragukurikira mu bwiza pe, kuko Gaston nawe bamerewe neza hariya rwose kwa muzehe yadukoreye ibitangaza, ni ikintu twakishimira twese. None se kuki mutabazana? Mwambabare kuko mukabazana Paul, mwabazanye tukibonanira, kuko Divine urabona hagiye gushira ukwezi Divine ntamubona, ndumva neza ntakiriho, si meze nabi, nshaka kubona Divine, ndamukumbuye cyane, nshaka kumubona rwose, ntabwo ibingibi bikomeza kubyihanganira. Paul aramubwira ati ndabyumva sheri, ndabyumva, kandi ibyo duharanira byose, yaba muzehe yaba njyewe, ni iby'inyungu zawe ndetse nanjye, ndetse natwe twese muri rusange, ndetse na Divine ndetse na Gaston, ndabizi ko bakunda, couple yabo barayikunda nk'uko bakunda iyacu, ariko ikintu cyose kikosa dushobora gukora tukabahuza igihe kitaragera gishobora gutera risike y'uko mwese mwicwa, nanjye ntasigaye na muzehe. None urumva ibyo bintu twabishobora se? Noneho icyo twarwaniye, izi ntambara turimo zikaba twarabiharaniraga iki? Mbabarira rwose wihangane. Ati none se mwabahamagaye? Muzehe arahakana, azunguza umutwe, maze Paul aramubwira ati huya ntabwo byakunda two tubahamagara rega. Ubwo Divine ahita yivumbura, ararakara, maze muzehe ahita abwira Paul ati rero ngiye ku hejuru, hari umuntu ngiye kuvugana nawe, ndaje. Paul yasigaranye nyine na Claire cyangwa se Antoinette hasi muri salo nyine bari kuganira, amuturisha nyine, amubwira ukuntu ibintu bimeze, amubwira imipango bafite, amubwira icyerekezo, amubwira mbese ukuntu ibintu byose byapanzwe kandi mu nyungu zabo bombi. Claire amubwira ati Paul, ni ukuri kose uri imfura pe, uri umwana mwiza, hari igihe nkureba nkabona naratomboye, nkabona utazaramba, mbona ngusengera ngo ibi bintu byose uzabivemo amahoro. Maze Paul aramubwira ati ntabwo wansengera kurusha uko ngusengera, kuko njye nta muntu uri kumpiga, nta n'umuntu wigeze ampiga, ariko we baraguhiga. Mama ntabwo akoroheye, ntabwo atuje mu gihe ukiriho, ari niyo mpamvu tugomba kwitwararika. Tibaze ko mama yarakariye ibintu nakoze ku ifamu. Mu matsiko menshi aramubwira ati ni ibiki wakoze ku ifamu se? Kandi Paul ati nahaye ubwigenge abakozi bo mu ifamu. Wow, tungu wabaye ubwigenge? Nategetse ko batangira kujya barya kabiri ku munsi, bakanywa igikoma, bakanaruhuka ku cyumweru. Yahise amuhobera ambwira ati ni ukuri kose ibintu wakoze ntibisanzwe. None se mabuja arabizi?
ati hoya nyine niyo mpamvu ubona ibintu bitameze neza, mabuja ntabwo abizi, gusa nyine nabikoze ku nyungu zacu zo kugira ngo abantu badakomeza gutoroka hariya, ariko no kugira ngo ubuzima bwa hariya bumere neza, njye nicyo ngamije, ariko mama namubwiye ko ari ukugira ngo badakomeza gutoroka nyine bamere nk'abahakunze, ariko babeho nk'abantu, nicyo njye nshaka. Ntabwo buratotezwa mama akorera bari abantu njyewe ndishima gufata abantu barenga 300 ukabafungira ahantu ukababeshaho nk'utunyamaswa nk'adupunda, ntabwo njye nigeze mbikunda kuva nkiri umwana, urabizi. Nicyo ngukundira Paul, wandwanyeho inshuro nyinshi, bugezeho n'ubwo banjyaniye mu kigo cya rusange nabwo ndwanaho, abantu bose ukabarwanaho, Divine wamurwanyeho n'ubu ukimurwanaho, ni ukuri kose ntabwo mfite icyo nakwitura, basi urukundo rwanjye uzumve ko ariyo mpano mfite, kuko nta kindi kintu mfite naguha, ibindi nawe mfite byose ni ibyawe. Ubwo yaramubwiye ati niba uri no kubihakana reka mbamagare rwose bakwemereze, ngiye guhamagara David mubaze ukuntu bimeze, urumva nyine reforms cyangwa impinduka zimaze iminsi hafi igiye kuba 3 niba atari 2, ubu ngubu nyine bimeze neza, urabona ubu basoje akazi, ubu bari hafi kwitegura kujya kurya, rwose ibintu bimeze neza. Wow, tubona amatara bashyizeho noneho, amatara nategetse ko bagomba kuyacana kugira ngo babona nyine uko barye nimugoroba, ibintu by'umwijima ntabwo ari sawa, bipfa kuba bitagaragara hanze, ariko uburyo bwo mu byumba byabo hagomba kuba hacanye, no mu buryo bw'amasare n'aho baba bakorera hagomba kuba hacanye. Wow, ni ukuri uri imfura pe, uri nk'umugabo. Ubwo Paul yahamagaye David nyine wari ushinzwe abakozi nka ba Gaston kera kihakora, nyine aramubaza ati none se gahunda ziri gukorwa neza, ibintu bimeze neza? Ati bimeze neza, turi kubona yaba Baritazari yaba na Leonidas ibintu bari kubikora neza nk'uko twabivuganye, nyine gahunda zimeze neza, abantu bari kurya, abantu bari kubyuka saa moya, bari gusoza akazi saa 12 bakarya 2 ku munsi. Ati yego rwose boss. Leonidas se bari aho ngaho na Baritazari ko nashaka kubavugisha. Hoya none se boss ntabwo bizi ko kuva ejo rwose nimugoroba ntabwo Leonidas ndetse na Baritazari ntabwo bari mu kigo. Gute batari mu kigo? Ntabwo bari mu kigo, bagiye ejo nijoro abakozi bamaze kuryama saa 3, bagiye bambwiye ko bagiye kugirana umwiherero na mabuja ko yabahamagaje, uyu munsi wose ntabwo bigeze bagaruka, ati reba umugoroba n'ubundi urageze nyine nk'uwo bagiyeho, ntabwo baragaruka. Ntabwo baragaruka? Yego. Kumbe ubwo nyina wa Paul cyangwa se Virginie yari yahise ahamagara Leonidas ndetse na Baritazari, bajya guhurira ahantu hibanga hakomeye cyane kugira ngo babashe nyine kugira ibindi bintu bakora. Paul ariko atabizi. Paul yongeye abaza David ati ibyo bintu uri kumbwira nibyo uri sure? David aramubwira ati ni ukuri boss, nibyo rwose ntabwo bahari, amasaha agiye kuba 12 batagaragara hano mu kigo, nubwo abakozi bo batabizi. Toke sawa, ugarakupa. Maze Antoinette aramubwira ati none se ntabwo uri mu izo nama? Ati ni ubwa mbere mama akoranye inama na Leonidas ndetse na Baritazari, nari mu nama yabo imyaka ishize yose, n'ubwa mbere bakoranye inama, sinzi ikintu bari gupanga. Use ni ukubera iki? Niki kintu bari gupanga? Bakorana inama imara ya masaha yose? Paul yumvise yikanzemo cyane, afite ubwoba bwinshi. Akiri muri ibyo hamanuka Dogiteri Silas nyine muzehe, ariko akamanuka yacitse intege. Urumva bari gupanga nyine guhamagara uriya mwavoka cyangwa se umwavoka w'umuryango wa Antoine na Anastase, kugira ngo babashe kuba bahura cyangwa se bahura mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'umukobwa witwa Antoine cyangwa se Claire, dore ko impapuro zose n'imitungo yose ya se ari uwo mwavoka wari uyibitse ariko atakiba mu gihugu. Dogiteri yaramanutse yicara yacitse intege. Paul ahita amubwira ati uzi ko mama
yagiye mu nama na wa mugabo Baritazari wabonye hahandi uriya w'umwihanduza cumu ari kumwe n'umuyobozi wa kiriya kigo mpagarariye, bakaba bari mu nama ngo n'ubu ngubu kuva ejo bayirimo neza neza ngo ni mama wabatumije kandi ntabizi. Ibyo bintu wabitekereza? Mama nzi nubwo tutameranye neza kubera ibyo nashyizeho, ariko ntabwo byakabaye bibi bintu bikomeye. Muzehe nyine yahise abwira Paul ati ibyo se byahura gute? Nese ibintu byahurirana? Paul amubwira bihurirana se n'ibiki? Ubwo na Kelele ariko afite amatsiko ari kubareba ati ntabwo ibintu byahurirana. Ubwo Kelele ahita ababwira ati ariko se ubundi mwahamagaye Gaston mukahamagara na Divine mukumva ko ari bazima, ubwo murumva abo bantu batagiye kubagota hariya ngo babice, mwapare mukabahamagara koko? Paul amubwira ati oya ntabwo mama yamenya hari ahantu. Muzehe nawe arabwira ati hari ahantu naho ibanga ntabwo bahazi, sinumva ukuntu bahamenya. Gusa nyine Kelele yanze guhozwa arivumbura ababwira ati mumuhamagare batirega ntabwo twabasha kubahamagara, ntabwo tuzi ngo ibintu bimeze bite, tugomba kubanza kumenya. Ubwo Kelele ahita yikubita arazamuka haruguru muri etaje. Ubwo muzehe ahita abwira Paul ati uzi ibintu bibaye? Ati ntibikize. Tumaze kuvugana na Donasiye se ninde? Ati nyine wa mumetere wa mwavoka wa Antoine na Anastasi, ababyeyi b'uri Antoinette kera binaha yitwaga Donasiye, Metere Donasiye. Niyo Donasiye rero kubera ibintu byagiye biba kera by'uko yabaga afite impapuro z'imiryango ikize, yari umwavoka, abantu bagenda babica, abantu bagenda babatega impanuka, abantu bagenda batazwi ukuntu abantu bari gupfa kugira ababicaga bagamije gutwara imitungo yabo. Yahise afata umwanzuro wo gucika igihugu nyine aritorokera ava mu gihugu kuko impapuro nyinshi zabo niwe uzigira n'ukuri kose. Ubwo rero ageze mu cya gihugu yahise yahindura izina yitwa Theoneste. Ubu niko yitwa, niko bamuzi, ariko ubundi yitwa nyine Metere Donasiye. Ninjye muzi n'abandi bantu bakuru inaha ngaha, ubu yarakuze nayo yabaye umusaza, ariko niwe rwose ndi kukubwira. Rero turavuganye, nari ngiye hejuru kugira muvugishe ndebe ko twahuza ya gahunda yo kugira ngo turebe uburyo twahura cyangwa yahura n'uyu mwana w'umukobwa, ibintu bikajya nyine mu mucyo. None Donasiye rero gisoza kumuhamagara nje ngo mbabwire uburyo twadupanze, ahise yongera arampamagara arambwira ngo ari kubona abantu hanze mu rugo iwe, ngo bagose urugo rwe kandi ngo bari guhamagaza nimero atazi ngo naza afungura umuryango, ngo hari umuntu ushaka ko babonana ariko nimero ntawe yizi. Ari kumumubaza akamubwira umugabo w'inshuti ye witwa Jacques mwa kiriya gihugu, ariko wari kumva atari Jacques. Rero afite ikibazo, ariko yareba hanze akabona urugo rwe rwagoswe n'abantu atazi. Ubu ngubu arambwira ati rwose ibintu bimereye nabi, sinzi rwose abo bantu muri gushaka ko duhura, sinzi ukuntu bamenya ahantu ndi, barashaka kunyica nk'uko bishe n'abandi, rwose ntabwo ibintu bimeze neza, ubyumve kandi ubimenye. Ubwo Paul umutwe wahise umurenga, ibintu baba bari gupanga byose urumva ni Metere Donasiye niwe wari kubikora akabishyiraho umucyo kugira ngo Kelele nawe abashe kubona ubutabera. Ibintu byose urumva byari byazengurutswe. Ahita abwira nyine muzehe Silas ati none se ni gute byahurirana koko n'inama mama yagiranye na ba Baritazari bari abicanyi kugira ngo bahure iyo nama ntayirimo, kandi nta nama bigeze bakora ntayirimo. Ubwo rero ngiye guhamagara mama mubaze ahantu ari, ati yimuhamagare. Ubwo yahise amuhamagara. Ubwo Paul yahise ahamagara mama we amubaza ati mama bimeze bite? Mama amubwira yongora ati ni sawa, kubera icyo umpamagaye? Ati nyine nashaka kukuvugisha. Ati mbwira vuba ndahuze, mbwira vuba ndahuze. Ati se kuri kuvuga nk'umuntu ufite ubwoba habaye iki? None se uri hehe? Paul mbwira ndi mu rugo, mbwira icyo ushaka kumbwira, ndahuze rwose, mfite akazi kenshi, mfite raporo ngomba gukora kandi nyine mfite inama. None se uri mu rugo? None se nyine ndi mu rugo. None se kubera iki nyine uri kubimbaza? Ndi mu rugo, ndi mu rugo. Wowe uri hehe mwana wa? Uri hehe ko usigaye ugenda simenya ahantu wagiye Paul? Urahaganaye? Njye nagiye kwitemberera ariko ndi hafi kugaruka. Ati nese wagiye gutemberera he? Uri mu rugo? Hoya ntago ndi mu rugo. Okay, none ushaka
nese kumbajije ngo ndi mu rugo kandi nawe uri mu rugo, nese uyobeye ko ujya umpamagara uri muri ya nzu yo hakurya simsi nkaho udahari, njye ndi mu rugo rwose mwana wa. Noneho ku ishuri bari bampamagaye ngira muri ya turuwari mu cyumba cyanjye harafunguye, undebere kode ziri muri kariya gaturuwari ziri hejuru bari kuzimbaza cyane mbashe kuzibaha. Oya ntabwo byankundira Paul, ntabwo byakunda rwose uko mbona uburyo njya muri tiruwari yawe y'igitanda, ntabwo byakuti kandi uri mu rugo bari kuzinsaba rega mama urashaka ko niga hariya kandi nanjye ndabishaka, wambabariye kuko ukandebera izo kode nkazibaha ko hari ibyo ngo bari kuzuza, kandi abanyeshuri bose bazajya kwiga iriya umwaka utaha ejo bundi babifite bazitanze, wandebeye izo kode ziri hejuru rwose ntabwo biri gutwara umwanya. Ntabwo byakunda Paul, ntabwo byakunda, ahubwo uri hehe, urahagana ubundi kuki uri kumbaza ibibazo byinshi se mama, ni ibiki nkubajije bidasanzwe, nyine uri hehe, ndashaka kumenya ahantu uri, ahubwo wowe kuki uri kwanga kumpa kode ko zitari kure, tiruwari y'igitanda kuhagira biragoye, nyine uri hehe, uri kumwe na bande, ndashaka kumenya abantu muri kumwe, nshaka kumenya ahantu uri, rega mba nguhangakiye mwana wanjye. Ati gusa kuguha kodeho ntabwo biri bukunde, ngiye rwose mu nama kandi ariko se intambwe zitarenze 10 muri butere mama, nibyo bintu kuko bituma mbura ishuri kuko ryiza kuriya, wambabariye. Ubwo bakiri kuvugana Antoinette cyangwa se Claire abaramanutse ari kurira n'ubundi aravuga ndumva ibintu byakomeje gukomera, ubundi mwabahamagaye Paul, mwabahamagaye kuko ubundi muri kwangira iki kubahamagara mu gihe akiri kuvuga atyo. Nyina wa Paul yari ateze amatwi ari kumva umuntu uri kuvugira inyuma ya Paul, ariko dogiteri ahita amupfuka umunwa aramupfuka ku buryo atabasha kuvuga, ariko ari kuvuga ati mwabahamagaye kuko mushaka kubavugisha, muhamagare numva ibintu byakomeye. Ubwo nyina wa Paul ahita amubaza ati uwo ninde muri kumwe aho ngaho, abo ni bande Paul? Ndavuze ngo mbwira abantu muri kumwe. Paul amubwira ati ese ibyo ni ngombwa? Ni ngombwa, niba wemera ko uri umwana wanjye mbwira ahantu uri, umbwira abantu muri kumwe, nshaka kuhagusanga none aho tuvugana. Paul ntumbeshye kandi ntukupe. Paul biramucanga areba dogiteri nawe bararebana, bose bareba Claire. Ubwo mama kuri telefone ati Paul nuko rero dusoje igice cya 4 cy'inkuru intsinzi n'amarira cyangwa se intsinzi mu marira, mu kiganiro cyacu nyine cy'inkuru nshya ya hano kuri Yep Media. Ndagushimiye rero wowe wankurikiye iyi nkuru rwose, igice cya 5 ntuzacikwe nacyo, noneho ngiye kubibaha rwose, ntabwo nzongera gutinda, mu nyihanganire kandi mu mbabarire, ntabwo nzongera gutinda kubaha inkuru, ibice byose ngomba kubibaha kandi mukumva ukuntu nyine ibintu byagenze, urugendo rwa Paul, urugendo rwa Antoinette nyine ari we Claire, uko byagenze, skema maraza ahabasange, ese Paul aramusubiza amubwira ahantu ari, ese aramubeshya, ese biragenda bite, ese ahantu Gaston na Divine bari koko hari umutekano, haratekanye, ese kubera iki umuavoka cyangwa se maître Theoneste cyangwa wahoze witwa maître Donatien ahantu ari kuki hagoswe, ese ni bande bahagose urugo rwe bari kumuhamagara ngo azafungure kandi ari hanze y'igihugu baturanye, ese ibintu bizarangira bite? Naha rero nyisoreje, nkaba ngushimiye cyane rwose, mumbabarire ukuntu nyine ndi kuvuga, mfite grippe murabizi, ariko nkaba mbabwiye ko mbakunda cyane, ndabakunda cyane kandi nyine mbifuriza ishya n'ihirwe abantu murwaye, Imana ibashe kubakiza, abantu mudafite akazi Imana ibashe kukabaha, abantu muri mu bibazo byinshi Imana ibashe kubaha ibisubizo by'ibibazo mwibaza, abantu namwe mwabuza abanyu, n'izo nkuru nazo zibaho, ushobora kumva inkuru ariko nyine hari inkuru yindi iri ku mutima ahandi itameze neza. Imana iguhe kwihangana kandi iguhe gukomera, maze rero aho muri hose rero abakoze subscribe niba utarayikora yikande, kandi nawe usozanyije n'inkuru ngushimiye by'umwihariko. Maze rero bye bye, Imana ibahe ubuzima n'impagarike n'ubugingo, murabeho. Nge nitwa Tinsanze, mukunda Imana n'abantu. Ciao nakagaruka.